Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Murabona ko ntangiye ikiganiro ndi guseka, ni ibintu birimo kunsetsa, ntago ni ibintu ariko ntago bikwiye gusetsa mu by'ukuri, gusa ndabiseka bitewe no kwibaza byinshi kuri byo. Ni njye mbyita kaga, nkabyita n'amakuba, kubera ko ntago ari ibintu biba bikwiye, mu by'ukuri. Bon rero ndi gusetswa n'iki? Ndi gusetswa hari umuntu wangiriye neza, anyoherereza ka audio. Ako ka audio nako umunyamakuru witwa ngo TADEO, nabyanditse hera. Donc uyu munyamakuru ngo yitwa TADEO NZIGA masabo. Akora kuri radio y'Abarundi, ishobora kuba ari amwe mu radio yigenga, sinzi ayibikorera hano mu Burundi cyangwa se ikorera hanze y'u Burundi. Iyo NZIGA masabo rero hari ikiganiro cyaje kinyura kuri iyo radio cyitwa ngo bivuge ntacyo bitwaye. Ikintu cyantangaje nyine ndi guseka ni ibintu yavuzemo, nibajije byinshi nkavuga nti se ibi bintu koko bisobanuye ngo nta munyarwanda ubizi? None nkibaza niba atabizi kuki batabivuga nk'abanyarwanda bikamenywa n'abarundi? Kuki umurundi yabimenye abanyarwanda bakaba batabizi? Birantangaza cyane. Ikindi kiri kunsetsa, ndi gutekerezaho donc mvura kuganira n'abantu benshi, noneho abantu tuganira rimwe na rimwe, hari igihe nshobora kwitangira ikiganiro nivugira wenda ku bintu by'ubwoko, yenda rimwe hari ibyo ngaya n'ibyo nshima, ariko sinzi niba hari ibintu by'amoko njya nshima, gusa mba mvuga ko wenda nkunda kuvuga ko hari igice kiniki kigaragaza ubwenge, ikindi kikagaragaza doko ubwenge bukeya. Noneho abantu bakambwira bati se ni gute umuntu yagira ubwenge mu bugome? Ariko nge nkavuga nyamara buriya mu bugome hashobora kuba mu bwenge mu by'ukuri rwose pe, bukaba kandi ari ubugome. Doko natanga ingero zifatika. Nta gushidikanya ko ibyabaye mu Rwanda, genocide yabaye mu Rwanda, ubwicanyi bwabaye mu Rwanda bwateguwe, kandi nta nubwo nge shidikanya ko uwabuteguye ari FPR. Ariko igitangaje ni ukuba uyu munsi hari abantu nzi neza kandi hari ibimenyetso bigaragara ko nanavuze kuva kera ko byagaragaraga ko FPR yagombaga abo ku rundi ruhande, ndavuga ku ruhande rw'abahutu, kuko FPR yavugaga mu by'ukuri ko abakoze genocide ari abahutu kandi bishe abatutsi. None nkavuga nti kuki abahutu bo batabashije kudefanda ukuri kwabo mu gihe FPR ariyo yabanje kuza yica ibyumba? Doko ndashaka kuvuga ibyo muri genocide, shaka kuko ibya kera nabyo murabizi, n'amateka ibyo tuzi duhora tuvuga cyangwa se baravugwa, nayo agasobanura uko ashaka, uko babishaka. Kandi twibukiranye neza ko nabyo bigarukeho, twibukiranye neza ko ibyo byose byabaye mbere mu gikuma za cyami. Hari igihe abahutu bagize imbaraga bagira ubutegetsi, ariko bagize ubutegetsi ntago bigeze bita mu by'ukuri ku byabakorewe ngo babihe imbaraga, noneho nabo bagira ibyo bashinja abatutsi, wenda byandikwe nabo mu bitabo, cyangwa se iyo bari mu bitabo wenda biranditse simbizi, ariko mbese babigaragaze muri bo niko nabo hari iyicarubozo bakorewe, kandi ngo byandikwe yenda muri Roni n'ahandi. Ibyo ntago bigeze babigiza, nta nubwo yemwe n'ayo mateka bigeze bayatsindagira muri bo, noneho ngo bagire uburyo bwo gukora bwo kuba bamwe ngo bavuge bati nibyo kuzongera kugira gute kutugarukira. Ntago ubwo bwenge babugize. Noneho rero wibaza ukuntu ibyo byose urabyibaza,
ukibaza ukuntu abantu bavuga ko banabira donc babivuga banabikomeza kandi nabo babizi ko imyaka myinshi yashize bategekwa kandi nabi. Hari uko umuntu ategekwa ariko byibuze akabategekwa neza ku buryo bw'uti ni neza, twategetswe neza. Bo bategetswe na nabi, bakubitwa, bicwa, bacibwa ibyo bambariye, bakabizirika kuri karinga. Ibyo byose barabikorewe kandi babizi. Ariko noneho mu gihe babonye n'ubutegetsi ntago bigeze bashyiraho byibuze icyo kintu cyo kutabyibagirwa ngo bahore babizirikana kandi bahore bakumira icyo kintu ko cyagaruka, ko byakongera kubashyikira. Bityo hamwe ngo n'ubwishi bwabo bundi Kagame ajya avuga ko butagira donc nta bushyo bugira, donc avuga ko ari imbwa zitagira ubushyo, cyangwa se akavuga ko ari isenene bashyira mu icupa zikaryana kandi bagiye kuzikaranga, mu safuriya zikaryana kandi bagiye kuzikaranga. Ibi byose ubwabyo ni n'aya magambo y'uyu mutegetsi, y'uyu mwami Kagame, ubwabyo agaragaza imitekerereze iri hasi cyane y'ubwoko bw'abahutu. Kubera kuko nk'ubu utekereje uburyo ejo bundi witwa Mari ndetse nibuka iba ariko babivuga dona aho ngaho Mari cyangwa se Meri sinzi bo, urebye ibyo yavuze yasubiraga mu ijambo sebuja yavuze, ariko abo mu bwoko bw'abahutu niwe bishyizemo cyane kurenza umwami w'u Rwanda. Aba ariwe bishyiramo cyane, kandi njyewe mu myumvire yanjye uriya mugore kimwe nuko bigeze kwishyiramo uyu mudamu uri mu Rwanda uzi kuvuga cyane w'umunyamakuru uzi kuvuga cyane, rimwe na rimwe uvuga n'amakuru n'abantu bakanayakunda, ari n'abahutu bakavuga bati uyu mugore rwose azi ubwenge azi no kubaza. Uyu mugore kwagiye kuncaho Urwagasabo nyine, Urwagasabo mama Rwagasabo, Scovia donc nawe yivugiye ibintu avuga ati burya iyi mbwa yavukiye mu kiraro ntawe bivuze ko ari inyana. None hari abantu babigize ibintu bikomeye, ariko ngibi ahubwo nyuma ashaka ko babivuga cyane, kubera ko bivuze donc ubundi bashaka gukangura abantu ngo nabo bagire ibyo batekereza, noneho babe bagira bagaruka donc bagira ibyemezo bafata nk'abantu nabo byo kwirwanaho, bavuge bati kubera iki. None icyo nashaka kuvuga rero aha ngaha, hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati adoka akagira igitekerezo cya kigome cyo kubatirika njyewe ntegure umuntu kumwica, ariko sinimara kumwica ndabihisha nte, ndabigenza gute, bigende gute, akabitegura neza, agaplanifiye ukuntu azabigenza, akagenda akica umuntu, yarangiza akamwica wenda ari umuhutu, ariko akavuga ati njyewe y'uyu nzamwica ariko mufatore mwubitsindishije inda kugira ngo atagira n'ubona ko ari umuhutu, noneho mvuge ko ari ingo yari umututsi abahutu bishe kandi ari we wamwishe. Ibyo akabitekereza ati nge nzamwica kandi mugireke ku bahutu. Ibyo akabikora, yamara kubikora koko akabigereka ku bahutu kandi abahutu bikamufata bikabafata bati koko nibo babikoze. Kubera iki abahutu ntabwo babashije kugira gute kwisobanura kuri icyo kintu ngo bagaragaze buryo atari bo. Noneho ikintu kintangaza nyine donc ni ukuvuga ngo none se okay ngera n'abandi uburyo umuhutu nawe ushobora kugira ubwenge, akaba ati okay wenda we ntagira ubwenge bwa kigome, wakavuga ati umuntu yishe umuntu amungeretseho kandi birampamye, abazungu bose Roni n'iki byose bavuze ko ari njyewe wamwishe kandi mu by'ukuri ari uriya wamwishe akamushyira ingeretseho bikampama. None ibintu bigenze gute, nabyikuraho nawe agashaka ubwenge ko ku buryo yagira gute yabyikuraho, cyangwa se yabikumira ntibizongere kugira gute kumaho ibyo bintu, akagerageza kuntu akavuga ati njyewe noneho nanjye ngiye gukora uku ni defend uku nguku ngaragaza ibi ngibi kugira ngo ngaragarize bariya ko ibintu banashyizwe atari byo ahubwo ari uriya wabikoze. Noneho abo ngibyo bavuga bati nabo bakavuga bati nakatwe tugira gute dukora ibi ngibi. Ariko ikintu gitangaje
ikintu gitangaje cyane nuko iyo bigeze muri urwo rwego, donc iyo bigeze mu rwego rw'uko noneho ahubwo uyu muntu wishe umuntu w'umuhutu akamwica ari umututsi akamugereka ku muhutu, ku bahutu, we noneho atanga n'abagabo b'abahutu, akagenda agafata umuhutu. Natanga urugero rwiza cyane rw'umugabo wenda nka Gasana Anastase. Uyu ni dogiteri, ni umunsi bavuga ko ari dogiteri, n'umuntu w'umuhanga cyane. Bo noneho bakavuga bati wowe rero Gasana Anastase, wowe genda wemeze ko bene wanyu batumaze, donc imirambo urayibona ko ni bene wanyu twishe, ariko wowe genda ugaragariza bariya abazungu baduha amafaranga, batwemere, bavuge bati twebwe buriya mu by'ukuri iyi ni imirambo y'abatutsi kandi ni abahutu babishe, ni bene wanyu babishe. Gahutu nuza Gasana Anastase nk'umuhutu utabikekwaho, unabyemera, kandi arabibwirwa n'abantu batamurusha ubwenge, donazanye mu byo bita ubwenge nyine. Abantu benshi bavuga ko ngo iyo umuntu afite amashuri menshi ngo aba afite ubwenge, donc njye navuga ngo batamurusha amashuri, bari hasi cyane ye, donc mu bumenyi bw'idini, donc bw'ishuri. Bo bakamwumvisha uburyo agiye kumvisha abazungu ko bene wabo bamaze abatutsi, kandi koko akagenda akabivuga. Ibyo akabivuga azi neza kose, azi neza ko se wabo, azi ko nyina wabo, azi ko bakuru be bose bishwe n'abo batutsi, bakabica abizi neza, ariko akemera kujya kubasova, avuga ati rwose abantu nabere bene wacu nibo bakoze ishyano, akajya kubidefana. Ibyo bintu bigakorwa n'umuntu ngo wize, ufite doctora, kandi abitegetswe n'abantu batize, donc batanganye amashuri, niba baranize batanganye amashuri nawe. Ibi bintu donc ndabyibaza bikandenga, noneho bikanansetsa. Niyo mpamvu rero donc uyu munyamakuru witwa TADEO Nziga Masabo, yatanze amakuru aremereye, akomeye cyane. Ntabwo uyu munsi narangiza kuvuga ku bye, kubera cya gihe cyanjye nihaye cyo kutakora iminota myinshi. Ntabwo mbashaka gukora iminota myinshi cyane. Bo noneho ikintu rero uyu mugabo yakoze, yavuze mbese ngo ku matsembatsemba n'amatsembabwoko abiri yakorewe Abanyarwanda. Nibyo yavuzeho, nibyo yagarutseho. Uyu mugabo avuga ko avuga ko iki kintu amatsembatsemba abiri yateguwe n'abashoje intambara mu Rwanda muri 90. Abo ni FPR. Avuga ko uwashinze FPR inkotanyi ariwe Kimenyi Alexandre, ko ariwe wateguye ubu bwicanyi, amatsembatsemba bwoko abiri. Avuga ko ariwe wagize gute donc wabiplanifiye, ariwe wabiteguye neza, arabitegura abishyira ku murongo nuko bizagenda kose. Donc uyu mugabo avuga ko mu kutegura ibi ngibi ngo baciyemo, donc muri za 88 bize, donc biciyemo amakundi arenga 36 yo gukwira mu gihugu hose. Noneho bandika n'amazina y'abantu bakomeye mu bahutu ndetse na bamwe mu batutsi bagomba kwicwa. Ibyo byose bakazajya babigereka kuki, ku bahutu. Ibyo nabyo agira gute, arabivuga, avuga ko avuga ibyo ari byo.
donc arabisobanura avuga ko nyine donc ko abo bantu bari bashinzwe kumenya no aho abategetsi cyangwa se abahutu bashaka amazina y'abantu bashaka kwica bari none bakagenda gute babica ibyo, kandi koko byagiye bikorwa, hari abantu bagiye bicwa, ndetse anavuze n'abazina twagiye tuyasubiramo uburyo yagiye girate yagiye tuzajya tuyasubiramo yagiye yarate abica. Uyu Kimenyi rero ibyo ngo yabikwiye mu kinyamakuru kitwa Isibo nomero ya 88 cyanditswe hagati y'itariki 4 na 12 muri 1993. Donc waratanga n'ibimenyetso ko afite reference, ntago ari byo yahimbye, afite reference yabyo, donc ni ibintu byanditse aho afite aho yabikuye. Urumva? Ubu rero akavuga ko muri icyo kinyamakuru harimo amazina yatatse cyangwa se yahimbiye Rwigema amaze kwicwa. Kubera iki? Kubera ko uyu Rwigema ntago bamubonagamo ko ari umuntu ugomba gushyira mu bikorwa ibyo bize ayo matsembabwoko, kuko yumvaga igihugu cyafatwa ariko nta maraso amenetse, hatamenetse amaraso y'inzirakarengane. Donc uyu munyamakuru ariko avuga ko bamwishe yishwe na bene wabo bamugambaniye kubera ko atemeraga gushyira mu bikorwa iyo planification yabo yo kwica abantu babahora ubusa. Donc akumva ko igihugu barwana bagafata igihugu ariko batamenye amaraso y'inzira karengane. Noneho rero avuga ko donc uyu mugabo avuga rero nyine amazina aho yavuze ati avuga nyine Rwigema amaze gupfa ngo yaravuze ngo usize imena imenya imonyo tuzazimenesha. Usize imena imonyo tuzazimenesha. Imena nyine ni Abatutsi, abo imonyo ni Abahutu bazameneshwa. Arabyumva ibyo bintu? Imena ni Abatutsi. Murabizi neza ko no mu Rwanda hari urwibutso nyine bise ngo doko bahaye ubutwari ngo doko abantu bafite ubutwari ngo bw'imena, nizo ziri mu rwego rwa mbere. None ngo usize imena nyine zivuga ko ari abantu b'intwari b'Abatutsi nyine. Noneho imonyo ni Abahutu nyine bazicwa bakazabamenesha. Noneho ngo uyu mugabo yakomeje avuga nanone mu gitabo cye cyiswe Inzozi, donc hari igitabo cye cya Kimenyi nyine yise Inzozi, aho yagize ati ngo u Rwanda rwongeye kuba u Rwanda. Mubyumve ngo u Rwanda rwongeye kuba u Rwanda. ngo abarwandarika barandurutse, barirutse nyine. Ngo barangara bandata, barangara bandata. Doko barangara nyine bamurata, barata nyine ababangaje. Ubu ntago biri hose, ni hari abantu bangajwe kandi bakarata FPR. Barangara bandata. Ngo barandera, ngo barandera barandaga, ngo barandera barandaga. Baramureze nyine, bamukoreye byose, bamuha byose, barangije bamuraga u Rwanda. Urumva? Ngo barashaka indaro, ngo barashaka indaro, barashaka indaro. Iki cyo nayoboye kugisobanura iki Kinyarwanda. Kuba bashaka indaro, barashaka babarira wenda naho barara, niko nabyumva. Barashaka indaro. Ngo abarukunda baragwana munda, abarukunda baragwana munda.
abakunda u Rwanda baragwana mu nyine barimo guhoberana, twatsinze, twabirukankanye, twabandagaje, twabangaje, barahoberana nyine, baranezerewe, bameze neza cyane. Ngo u Rwanda rushira ngo umaze u Rwanda rushira agahinda. Turabyumvikanaho? Donc ibyo byose byarabaye, hanyuma u Rwanda ragira gute rushira agahinda. Muri no nyandiko mu by'ukuri tuzagarukaho kubera kwanga ko nagira iminota myinshi cyane, yagiye avugamwo amazina y'abantu bateguye genocide n'abayikoze n'uburyo bayikoze, avuga n'ibyitso by'abahutu byabafashije mu gushyira mu bikorwa uyu mugambi wabo mubisha. Ibi rero ni ibintu nyine byantangaje cyane, bituma mbiseka ariko bimbabaje. Donc byatumye mbiseka ariko bimbabaje. Noneho watekereza uburyo ki, donc uyu mugabo nyine yanavuze ahangaha muri icyo gitabo, wenda tuzagarukaho muri iyo tuzagarukaho, avuga n'ibitabo yagiye abikuramo, avuga neza ko hari amashyirahamwe, ngo hari abantu donc bashyigize amashyirahamwe yo gushaka ibimenyetso byemeza genocide, amagenocide. Ariko ngo iyo bageze kuri genocide yakorewe abahutu baranduruka bariruka. Ngo kubera iki? Ngo kubera yuko bashobora gusanga izo genocide ishobora gufata, iyo genocide ishobora gufata ba sekuru, ba se wabo, baramu babo, ngo kubera ko bafite abakobwa babahaye kandi bazanywe nyine no kugira ngo doko babagira ibiguryi mu mutwe, babereke ko doko babacengere nyine, babumvishe ko ibyo bintu bitakwiye kuba, badakwiye kubigaragaza. Doko urumva umuntu nyine wamaze gushyingirwa nawe siritu nk'abahutu byo babiha agaciro cyane, kandi nibyo ni ubumuntu. Ibyo ngibyo baha ubuvandimwe agaciro. Kwica murumuna wawe, kwica mukuru wawe, nyokorome, so wanyu, donc ni ibintu bisa nk'ibizira ku bahutu. Noneho n'umuryango washatsemo kuwugirira nabi babiha agaciro. Ariko hari abantu bajya bavuga ko Abatutsi ngo hari abahakana ko Abatutsi ubwoko ngo butabaho. Hari n'abandi bajya bibeshya ko ngo Abanyarwanda duhuje umuco. Njyewe uburenga navuga ko ubundi Abanyafurika hari imico duhuje nk'Abanyafurika, uretse n'Abanyarwanda hari n'imico dufite Abakongomani bafite, hari imico dufite abo muri Gabo bafite, hari imico dufite Abanyakenya bafite, kubera ko doko hari imico ya Afurika duhuza. Ariko hari n'imico abantu biharira, ubwoko n'ubu bwiharira, bukaba ari imico y'ubwo bwoko nyine. Nk'ubu biragoye kubona hari umuhutu ushobora kwemera kuba yaryamana na mushiki we, ariko mu Batutsi birahari. Hari umuhutu twigeze kuganira, ambwira ko ngo amhaniye urugero, arambwira ati uzarebe n'abantu bakunda kugira abantu b'ibimara n'Abatutsi. Kubera iki? Kubera ko nyine baba baragiye bakora amahano, bakora ibidakorwa, ugasanga umuntu arongoye mushiki we ngo aranga ko abyarana n'umuhutu wamushatse. Ibintu ni ibintu bakora, ni ibintu bakora ibyo ngibyo. Ariko ntago umuhutu ibyo ngibyo yabitinyuka kubikora ibyo ngibyo. Turabyumvikanaho? Niba ngiye bajya bavuga ngo abantu bishe ngo abagore babo biciki, birashoboka kubera nyine agahato, kubera ko bavuga bati turakwica nutabikora.
donc kubera politique yagize ati turakwica nutabikora, ariko ntawo yigeze abikora bimuturutseho, s'il vous plaît, ntababikoze kubera ko wowe abikunze, donc babikoraga nyine kubera bwa bugoryi bwo gutinya gupfa kwabo, noneho akumva ko we nabikora ari bukire, ariko kandi hari ababikoze baranapfa. Hari abakoze iryo shyano kandi baranapfa. Ibi rero ni ibintu ntago wenda ndi bujye muri byinshi kugira ngo sinshaka gukora iminota myinshi cyane. Ndagarukira ahangaha, nanabanze wenda nanabicengire neza binjye mu mutwe neza, nzabashe kubisobanura neza ibyanditse cyangwa se ibyavuzwe n'uyu munyamakuru, nzabashe kubisobanura kirwa neza kugira ngo mbashe kubivuga ku buryo butomoye. Ariko ni ibintu nyine donc nabonye kuri ibintu bibabaje cyane, kandi numva ko abantu bakwiye gushyira ubwoba. Ibyo abantu bakanga abandi ngo nimukora ibi ngibi muri abangaba, sinshaka ko hari abantu bavuga ngo tugiye gukora iki kubera ko turi abahutu kubera ariko biragaragara ko mu by'ukuri abantu bakwiye kuvuga bati kubera iki twe tutagira ese reka tubyibaze mu by'ukuri. Abantu ngo batinya gukora amashyirahamwe ngo y'abahutu ngo kugira ngo batavuga ngo barironda, ariko saba ariko badatinya gushyiraho amashyirahamwe y'abatutsi. Avega hari umuhutu yibamo, ibuka hari umuhutu yibamo. Noneho ndabaza kuki ngewe uyu munsi batanyemerera ko nashyiraho ishyirahamwe ry'abantu bafunzwe barengana? Kuki ibyo batabyemera se mu Rwanda? Bihatse iki ibyo bintu? Ibyo si amacakubiri se? Kubera iki hari igice cy'abantu cyemererwa kugira amashyirahamwe, ikindi gice kitabyemererwa? Ntabwo ushobora gushyiraho ishyirahamwe ry'abantu nk'uko abanyabyumba no muri iyo yabivuzemo muri iyo audio numvishe umuntu uvandimwe yampaye, yavuzemo ko muri byumba muri FPR yateye muri 90 hari ibyumba ituwe n'abantu 800, abahutu 800, ariko ko kugeza muri 94 FPR imaze gufata ubutegetsi hari hasigaye 300 byonyine, 500 byose byarishwe. Iyi mibare afite aho ayikura, namwe doko n'abafite ubushakashatsi dore ko ngo mwize muzayikore muyihinyuze, avuga ko kandi gese nawe wivuga n'ibindi, hari n'abandi babivuga, n'abandi bashakashatsi bagiye babigaragaza ko we yavuze ko ngo hapfuye abahutu barenga 2 miliyoni, hagapfa n'abatutsi 300,000. Ariko mwibaze impamvu genocide bavuga ko yakorewe abatutsi itakorewe abahutu, mu gihe hapfuye miliyoni zirenga 2. Nge nta nubwo ariko byumva nzi ko zirenga 5 nkurikije ibyo nzi, nkurikije n'ibyabaye iwacu n'ibyabaye ahandi ngenda ngera, kuko hari ibyabaye iwacu aho mvuka, hari ibyabaye aho bene wacu bari, hari ibyabayeho kwa donc ku nshuti zanjye hose nagiye ngerayo nkamenya amakuru yaho. Ukurikije ibyahabaye usanga harapfuye abantu benshi cyane, abahutu benshi cyane. Ni nayo mpamvu FPR yanga kugaragaza imibare y'abapfuye nyakuri, kuko iyo mibare ntago yayobekana, kuko abantu bari mu gihugu ntago wananirwa kumenya ngo ni umubare uyu n'uyu. Wari unazi ibya amabarura yarahari, ariko kandi n'abantu bari mu gihugu bari bafite aho bari, ku buryo bagomba kuvuga uti muri uru rugo n'ubwo utamenya amazina yabo, ariko kandi amazina nta n'ukuntu atari kumenyekana, kuko abantu b'abaturanyi nkanjye ushobora kunyereka nk'ingo 10 duturanye, byibuze nkubwira nti uru rugo rwarimo kana nkababara abo bantu nkabarangiza. Gusa abantu niba naragiye ngasanga haragiye hasigara umwe cyangwa 2 cyangwa nta n'umwe, abo bantu kuki ntababara ngo menye abantu bapfuye? Byananije iki se leta? Byananije iki FPR kugira ngo bigereho? Nta kindi nuguhisha ubugome bwayo, nuguhisha ko yisha abantu ikabarangiza.
nta kindi gituma itashaka kugaragaza iyo mibare nyayo, ariko imibare yagaragara byumvikana neza. Ari niyo abatutsi ntabwo yabashe kuyigaragaza. Kubera iki? Kubera ko irashaka kubeshya ko ngo abatutsi bapfuye barenga miliyoni ari abatutsi bonyine. Ibi ntabwo ari byo, kuko abatutsi mu Rwanda ntabwo bageraga kuri miliyoni. Abatutsi mu Rwanda bageraga kuri miliyoni. Iyo urebye usanga hari ikintu gitangaje mu Rwanda, wibaza kuva donc muri 91 ibarura ryakozwe ryagaragaza ko abaturage b'u Rwanda bose ari miliyoni 7, bikagaragaza miliyoni 6 zirenga z'abahutu n'abatutsi 650 n'abatwa ngo 30 na bingahe. Ariko niyo ugiye kureba noneho donc mu gihe gito byagenze bitese, ukizemo koko donc ubazi iyo miliyoni bavuga y'abatutsi yapfuye, ukabara wenda n'indi miliyoni wenda reka tuzigize izo ngizo z'abahutu bapfuye zikaba 2, muri 7 harasigara 5. Ariko se haje igihe kingana iki bavuga ko ubungubu u Rwanda rutubona miliyoni 13? Abanyarwanda babyara batese? Babyara nk'inkwavu? Abanyarwanda ni inkwavu ku buryo mu mwanya mutoya nk'uyu abantu baba bamaze kugera kuri izo miliyoni 13. Banyarwandakazi, reka ndekira aha ngaha, tuzakomeza ubutaha dusesengura neza iby'inyandiko, tunareba neza, twanariza, twibaza impamvu abahutu badafite imbaraga zo kwikuraho umwambaro bambitswe w'ikinyoma, noneho bakanafasha n'abawambika kuwiyambika. Donc ugasanga noneho ni nabo bafata iya mbere mu kujya guhamya koko bo ari abicanyi, noneho no kujya gukura abandi ho ubwicanyi kandi ari bo babukoze banabuteguye. Murakoze kandi murakarama, Imana ibishimire.